Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kane cya Adiventi. Urugendo rwacu rurimo rurihuta, turagenda nyine dusatira Noheli, ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Twemere rero avukire mu mitima yacu, twemere adutere gukora ibikorwa bimuhesha ikuzo, twemere adufashe dukora amahitamo nyine agaragaza igihe cyose n'imburagihe ubukristo bwacu aho bushingiye. Ivanjiri uyu munsi rero kuri iki cyumweru cya kane cya Adiventi ihuriranye na noveni idutegura kugera kuri Noheli. Mu gihe cya noveni ya Noheli, Kiliziya ubundi dusaba kuzirikana ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya wumvishe ijambo ry'Imana, umubyeyi Bikira Mariya wavuze yego, umubyeyi Bikira Mariya wahaye isi ubuzima bushya binyuze nyine muri iyo yego yabwiye Imana, hanyuma umwana w'Imana nyine akaza kuducungura bimunyuzeho. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Bikira Mariya wamaze kwakira indamutso ya marayika, yamaze kwakira ubutumwa bw'Imana, hanyuma ntiyigumira aho ngaho, ahubwo nyine yahise agira ibakwe ajya gusuhuza mubyara we Elizabeti. Nawe rero niba ijambo ry'Imana rigukozeho, niba wumvise ubutumwa bw'Imana, ntugende ngo wiyicarire, ahubwo ugire icyo ukora. Ugira icyo ukora kirebana n'ibikorwa by'urukundo, ugira icyo ukora kirebana n'ubuhamya watanga bunyuze ku buzima bwawe, kugira ngo ukwemera kwawe kugaragarire buri wese. Kenshi na kenshi ntabwo kwemera kwacu tukugaragaza mu magambo, ahubwo tugomba kukugaragaza nyine binyuze mu mahitamo dukora y'ubuzima. Tugomba kugaragaza kwemera kwacu binyuze mu buryo tubayeho, nta n'icyo tuvuze, ariko ibyo dukoze byose bikaba nyine bihesha agaciro kwemera kwacu nyine Imana yaduhaye. Turabona rero kuri iki cyumweru abagore babiri buzuye Roho Mutagatifu, hanyuma bagatangira bakabwirana amagambo yo kwemera, amagambo nyine Roho Mutagatifu yagendaga abazamuramo kugira ngo nyine ubuhamya bwabo bwongere bugire agaciro, bugire ireme. Bikira Mariya yinjiye kwa Zakariya, umwana ahita yisimbizanya ibyishimo mu nda ya Elizabeti. Nibwo nawe yahise yuzuza Roho Mutagatifu. Bikira Mariya we yaramaze kuzuza Roho Mutagatifu mbere, ubwo yasurwaga na marayika Gaburiyeli, hanyuma bombi buzuye Roho Mutagatifu baratangira baraganira. Atari kuvuga amagambo gusa y'ab'isi, y'abagore bahari b'isi, ahubwo ari ukubwirana ibyiza Imana yagiriye abantu, ibyiza Imana yagiriye isi, bene muntu bose. Nibwo rero Elizabeti yateruraga aravuga ati, arahirwa uwemeye ko ibyo yabwiwe na Nyagasani bigera ku ndunduro. Natwe rero icyo kintu twakigiraho cyane. Imana yacu ni Imana ivuga. Imana yacu iravuga, ntabwo Imana yacu ari ikiragi. Imana yacu iravuga, ikavuga ikoresheje ijambo ryayo. Imana yacu ishobora kuvuga ikoresheje ibimenyetso. Imana yacu ishobora no kuvuga ikoresheje kwicecekera, ikadusura ariko itubwira. Ubwo rero natwe nitwumva iyo Mana yacu itubwira, turahirwa igihe tuzemera yuko umushinga wayo kuri twebwe ugera ku ndunduro. Kandi ndababwiza ukuri, buri wese muri twe afite Imana imufiteho umugambi, imufiteho umushinga. Twemere rero umushinga w'Imana ugere ku ndunduro, dufate yego yacu tuyishyire muri yego ya hambavu ya Bikira Mariya, kugira ngo urugendo rwacu rukomeze ruryohe, kandi koko rwerere imbuto abo Imana izashyira ku nzira tunyuramo bose. Nk'uko rero bigenda buri cyumweru, mugende murebe Ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 39 kugeza ku wa 45.
kandi twese dukomeze twitegure neza noheli duhabwa penetensiya kandi tugerageza gukora ibikorwa by'urukundo kugira ngo kuko nyine ibyo twemera bigaragarire mu mahitamo yacu ya buri munsi, aha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishobora byose nibaha umugisha kandi barinde, Imana Data nta Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Imana ibaha umugisha kandi bakomeze.